Murabona neza ni twashumbusho ndi umukozi w'ikigo Skills Driving and Language School. Ibisanzwe rero twakiriye umuntu udasanzwe uvuye gukora ikizamini cya kategori D. Aka kanya kategori D. Mani magambo ni za modoka nyine zitwara abantu ifite imyanya yo kwicara itarengeje 30 gutwara abantu hejuru 8 ariko batenze 30. Kategori D. Akorera ubirizi agiye kuduha inkuru yose tubone uko byagenze nuko byanatangiye. Sam, muzite. Meze neza ndashimira. So rero impamvu nkubwiye kuza hano ni ukugira ngo utere courage abandi bantu. Yego. Nk'umuntu wenda ukunda kumva ngo twigisha imodoka cyangwa twigisha ibinyabiziga ariko umuntu araza agakora izamini agatsindwa cyangwa se ibyo muvuga ibihamya birihe cyangwa se nyine ibyo muvuga ko mutabitwereka bimeze bite, tubwire urugendo rwawe. Murakoze. Amazina yanjye banyita Nsabimana Samuel, nkaba naragannye iri shuri Skills Driving and Language School, nkaba naraje gukorera kategori D. Mu by'ukuri nishimiye uburyo banyakiriye cyane ko hari motivation, nakurikiraga ibiganiro byabo kuri social media nkabona uburyo serivisi bazitanga, ngira amatsiko nibyo byansunitse ntangira urugendo rwo gushaka kategori D. Mu by'ukuri gutangira urugendo ntabwo biba byoroshye iyo ukigeramo imbogamizi nk'abantu cyane cyane bafite akazi biragorana kubona umwanya, n'iyo ubonye ugasanga na stress z'akazi, ariko mu by'ukuri icyo nabonye cyo ikintu cyose ushaka iyo ugishizeho umwete urakibona. Mu by'ukuri rero ngewe urugendo rwanjye nza hano bwa mbere banyakiriye neza, bamana serivisi nziza cyane ko uyu munsi umusaruro nabonye byose mbikesha uburyo banyitayeho ndetse bakankurikirana bakamana motivation. Ubu ngubu ni inshuro ya kabiri nari nkoze, bwa mbere narakoze sinagira amahirwe, ariko ubwa kabiri naje gufata umwanya hanyuma ibintu bijyamo neza, cyane ko buriya iyo ugiye mu bintu ukabiha umwanya cyane nk'ibi byo gutwara imodoka bisaba ngo ube inshuti n'imodoka, nibyo banga nicyo navuga cyane cyane. Kwirinda ubwoba, igihunga, kuko muri ubu buzima ibintu byose nasanze bishoboka mu gihe wowe ubwawe washyizemo akabaraga. Umunsi rero nkaba nishimye, nari mvuye gukora ikizamini mu Rubirizi, nafashe kode kuri 22 kuko shumbusho nawe nkeye courage ambwira ati nubwo bitabashe gucamo ongera ufata indi kode ugerageze, kandi koko ibyambwiraga ubu nibwo mbibonye umusaruro wabyo. Nuko nagarutse ndihugura, abo uyu munsi twicaranye aha ngaha ndi kubabwira inkuru nziza yuko kategori D nayibonye. Kandi icyambere no kugira intego ihagarariye aha, kuko burya ibonye kategori imwe nk'uko afande ku kibuga bitubwiye, bisaba ngo ugende wongeraho, you never know ejo ko bizaba bimeze. Cyane ko nk'abajene urubyiruko ndabakangurira cyane, ushobora kuba wararangije segonderi, kaminuza, ariko muri iki gihe icyo twita plan B cyangwa ubwa bumenyi bundi ku ruhande, yaba kwiga indimi, ubumenyi butandukanye, mwagana iki kigo cyane ko ngende umuhamya wabyo, kuko umusaruro ndi kuwubona, yaba mu kwiga gutwara imodoka ukagitungira kategori, cyangwa waba ufite nk'imbogamizi cyangwa hari ahantu wumva ufite intege nkeya mu rurimi, bigisha indimi zitandukanye, Igiswahili, Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa ndetse n'izindi nyinshi uko bigenda biza. Murakoze cyane, umunsi ndishimye kubera bineza neza navuga byinshi. Nta kibazo ndashaka kumenya n'iki kigo. Ndashaka ko urujijo ikintu kimwe cyonyine gusa, niba ngo hari igihe umuntu akora ikizamini agatsindwa, waragarutse usubiramo wishyura amafaranga nyine yo gusubiramo, amafaranga wishyuye yo gusubiramo nangahe nayiki? Mu by'ukuri amafaranga nishyuye yo gusubiramo nishyuye ikizamini, kuko icyo nabonye hano nk'uko bari banyakiriye, iyo uje ukiga iyo byanze baguha amahirwe kongera ugasubiramo, gusa wishyura aho ikizamini ugiye gukora gusa, naho ibindi byo nta kindi bakwishyuza. Nabonye rero ibintu byiza cyane, ikindi ku buryo bakurikirana abantu, njye ubwanjye ku ruhande rwanjye sinzi uko nabivuga. Nkaba mbashishikariza mwese rero
urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha kandi nizeye yuko uzagira n'izindi kategori. Twebwe icyo tukwemereye ni uko tuzakuba hafi mu bujyanama. Ikindi nakugiraho inama kuri kategori, gutyo ubonye kategori biba byiza iyo uhise ukomerezaho no ku yindi kugira ngo utazibagirwa za tips z'ibizamini. Ntabwo nigeze ntanga umwanya ngo tubwire uburyo bagiye bakubazamo, ariko wanatunyuramo da. Ikizami cyatangiye gute? Gitangira nk'uko wenda ni ukuvuga ngo aba ari ibizami bine, uretse ko circulation hiyongeramo agace ka T-cross bavanye mu kibuga bakavanye mu muhanda bakazana mu kibuga. Bivuga ngo uhera kuri makoni, wava ku ikona ukajya kuri parikingi, wava parikingi ukajya circulation birimo ibice bibiri mu muhanda, ivuye ujya kuri T-cross, hanyuma ugasoreza kuri demarage. Kuko ngira ngo ni kategori B niho hiyongeraho iyo demarage. Ni ikihe kisami cyaguterwa muri ibi bizamini? Mu by'ukuri kubera ko ubushize wenda biransubiza ubushize ahantu natsindiwe ubwa mbere, natsindiwe circulation. Iyo circulation isa nkaho bisaba kuba attentif, bisaba kuko ni mu muhanda ugira ibyawo. Niyo mpamvu rero kuko amakosa umuntu agerageza kuyagabanya. Naho ibindi by'akenshi aba ari formule, ayo makona, parikingi na demarage na tipe. Hari ibintu wari kumbwira inyuma ya kamera urimo urambwira uburyo bawukatishije iriya circulation niyo yari kugora. Nyine mbwira isamo bisubiramo n'abandi babyumva. Mu by'ukuri mu by'ukuri nk'uko nyuma y'ikizami haba hari byinshi umuntu yasobanura uko byagenze. Nko muri circulation ni ukuvuga ngo baba bashaka kumenya ubumenyi ufite mu muhanda uri kugenda hamwe n'ibindi binyabiziga uburyo uzitwara. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye, bisaba ko nyine uba attentive ugakurikira ikinyabiziga, mbese ukaba inshuti n'ikinyabiziga cyawe ku buryo niba amara televiseri hose ukontorora n'ibimenyetso ukabyitaho. Mu by'ukuri ahantu banjyanye bankoresheje circulation ndende, ariko ku rundi ruhande ndabyumva cyane. Yarebaga cyane iki iyo circulation ndende? Circulation ni ukuvuga ngo mbona no gushimira polisi y'u Rwanda, nubwo twe abanyeshuri hari ukuntu batibangoye, ariko nk'izi kategori supplementaire bashaka kureba ese koko ugiye gutwara abantu 30 uzitwara gute, si ubuzima bwawe ubundi bw'abandi, ese n'uburi wenyine uzabushyira mu kaga, ese habaye inkomyi runaka uzitwara gute? Icyo rero nicyo bareba kuvuga ati byibura tugenekereje ibyo twabonye hano. Nuko barawukatisha baragutereza. Abantu bazi Rubirizi, ni ukuvuga ngo amazi Rubirizi banjyanye mu Busanza. Ubushize hari ahantu nakatiye gukora icyapa, uburyo nyine ushobora guparika mu cyapa cyangwa ukitije bibaye ngombwa ko wari ufite umugenzi ushaka kumusiga cyangwa ushaka kumutora. Ubwo rero koko mu circulation burya iyo nta formule ushobora kuba warize wenda uburyo warigiye ahantu handi ariko bo bakarenzaho, kuko nk'umushoferi ushobora kuzatwara abandi bantu ukabajyana nko mu ntara ahandi hantu utazi. Rero nicyo bashaka kureba, barebe igihunga iki, uburyo confidence, icyizere bigirira, ako bakubaza ukabasubiza. Ni ukuvuga ngo igihe cyo nabonye cyo buriya aba bari kudukoresha ibizami, abapolisi bagira ngo barebe ese koko uzabyitwaramo gute. Nk'urugero ngewe aho bangejeje ngeze hano waterera kagiye kurangira, ariko mbere yuko tugeraho urabona ko akenshi tumenyereye niyo twiga batwereka za vitence enye. Hari aho nyine bageza bati bari imodoka iva hirya, wangaje ya vitence ya 5. Mu by'ukuri mwarimu yarebenyetse mu gitondo, ntabwo ko nagizeho dute ndamubaza, ariko nagiye kubyitwaramo neza. Akantu yanyeretse niko nakoze, fata umuvuduko, mbese ni ibintu nanjye rimwe na rimwe uburyo ubona no kubisobanura, ariko ikintu cyose hamwe n'Imana ngewe nemera ko bishoboka. Kuko aho nageze waterera handi nashatse gushyiramo vitence, nandi muri 2 ngiye gushyiramo 3, numva ishaka kuzima ntiyayifata. Afande urambaza ati se uzatwara abantu 30 ni gutyo uzabutwara abantu 30, urumva ibintu bizaba bimeze gute?
ibintu kubaza ndamwani uko nashatse gufata vacancy ya gatatu ko hatereraga numva ntiyifashe utangaruka muri kabiri kuyatanzimana kugira ngo imodoka ikomeze kigiye urumva icyo bishatse gusobanura no kuvuga ngo uba ufitemo abantu ntibagira igihunga cyangwa isubiye inyuma ari abarwara umutima mbese ku rundi ruhande icyo bashaka kurebamo bashaka kureba ko uburyo izabyitwaramo uburyo utwara mu muhanda uburyo utabataje na circulation uburyo mbese so arakoze cyane rero Sam ni umunyeshuri wacu wabize iminsi 10 hano kategori D cyangwa se nyine ubwo ni premier supplémentaire gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange barengeje 8 ariko batamize 30 yaduhaga rero ubuhamya cya testimony rero ndibaza mwese mubyumvise tubaye ikaze ni karibu aho dukorera ni Remera neza Prince House mu cyapa cya bisi ugezemo bitubona icyapa cyacu kirahari ukanaduha kuri telefone ya 0793899981 nago perime ukeneye aka kanya ariyo izagutunga ejo cyangwa ejo bundi izagutunga mu myaka 50 iri imbere kuko we never know nuko n'ubundi nafanda bivuga kenshi mu nama z'ibizamini. Murakoze cyane rero tubaye ikaze.